Ya, mukomere inshuti, mukomere mpirimbanyi. Nongeye kugaruka nunganira bamwe mu mpirimbanyi bibaza impamvu abahutu bafite buri kimwe cyose, bafite amafaranga, bafite ubushobozi, bafite amikoro, ndetse ni na benshi, bashobora kugira igisirikare kibaye kirimo abasirikare bakeya ni miliyoni ebyiri. Ikindi bari mu bihugu bikomeye by'i Buraya, bari muri Amerika, Canada, Australia, Germany, South Africa, Kenya, aho ngaho hose mu bihugu bya SADC bariyo, bari muri Aziya, bari muri Oceania, ahantu hose wagera, aho wakandagira hose wasanga umuhutu, byerekana ngo imbaraga barazifite. Ahubwo ikibazo gihari ni ikihe? Ni ikihe gituma ubushobozi abahutu bafite batabukoresha mu kubohora igihugu cyabo? Mutekereze neza ko igihugu cy'u Rwanda, buriya butegetsi bwa FPR Inkotanyi Karinga, amahanga yose yaraburambiwe, ariko abahutu ntabwo bari tayari. Mu karere nta gihugu na kimwe cyumvikana na buriya butegetsi, ariko abahutu kwiyorganizinga byarabananiye. Kera ubutegetsi bukiri ubwa repubulika kuri majorite y'abahutu, u Rwanda rwari rubanye neza n'ibihugu by'ibituranyi, ariko ubu ngubu mu karere harimo haraka umuriro, ariko urabwira abahutu gushyira hamwe ugasanga ni nk'aho babwira noneho kwangiza n'ibyo bagezeho, bagatangira kurwana no kuryana, gushwana, kuzana ibibazo, amatiku. Reba kera u Rwanda rwari rubanye neza na Zaire, rubanye neza n'u Burundi, rubanye neza n'Ubugande, rubanye neza na Tanzania. U Rwanda ari cya gihugu bavuga ngo Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda, ndetse wari wo mutima wa Afurika. Ibyo ngibyo ni ibyerekanaga ngo inkotanyi zari zitari zinjira no gutangira gushegesa ubutegetsi bwa repubulika. Ariko murebe u Rwanda, buri kimwe cyose kigaragaza yuko intambara igomba gutangira, FPR ko igomba kurwanwa, FPR ko bagomba guhaguruka bagafata intwaro bakarwana intambara y'inkundura, ibigaragaza yuko FPR iteje ibibazo mu karere. FPR noneho yageze igihe ifite nka bya bitekerezo byo kwa Kigeli Rwabugiri byo kwagura imbibi z'u Rwanda. Iri muri Kongo irimo irica, imaze kwica hafi miliyoni 20, byerekana ngo ibyakagombye kuba intandaro y'intambara FPR byose yarabizanye ibitereka imbere, abahutu barabibona, ahubwo ntabwo biteguye kurwana. Abahutu ntabwo bashaka intambara, ntabwo bashaka gutanga amaraso yabo, ntabwo bashaka kwambarira urugamba, ntabwo bashaka gupfa. Barashaka yuko ubutegetsi bazabubona in a very smart way. Nyamara kandi abatutsi bo, reka duhere kuri butegetsi bw'abatutsi. Museveni ahangaha muri Uganda yarababonye, arabitegereza, abona ko ari abantu b'indwanyi, abona ko ari abantu bafite umutima ukomeye, abona ko ari abantu biteguye kuba batamutenguha aramutse abahaye ibikoresho, akabaha go ahead. Yabonaga ko bamaze kumurwanira intambara zikomeye aho ngaho mu bihugu byose, bagiye bakoreshwa nk'abacanshuro. Wowe wibaza utekereze, kugeza igihe Museveni avuze ati bano bantu koko niyo nabaha backup, ni abantu bari strong, ni abantu bafite umutima umwe, ni abantu bashyira hamwe, ni abantu bafatanya, ni abantu iyo biyemeje ikintu byanga bikunda, ntabwo bareba ubuke bwabo, icyo biyemeje byanga bikunda. Ayo mahanga bateye ntabwo bari benshi, bari minority, ariko bafite umutima ukomeye. Nawe kandi akabona akavuga ati aba bantu niyo nabafasha, ntabwo batsindwa ngo bagire gute, ngo ubwanjye bigaragare ko ari njye wabafashije. Ariko umuntu uzafasha abahutu ninde? Umuntu uzafasha abahutu ninde? Bagera imbere bagatangira kuryana, bagatangira kumarana, bagatangira gushwana, bagatangira kuzana kigana nduga, bagatangira kuzana ngo nimwe mwatumye duhunga, nibi byose nimwe mwatumye.
ibyo bintu byose by'amacakubiri, ibyo bihugu nka Malawi birabareba bigasanga ntabwo byiteguye kubafasha kubera yuko mwabitenguha. Muramutse mugeze urugamba hagati mugatangira kuzana ibibazo byanyu, bavuga bataha ni Malawi yabafashije, dore abangaba ni Mozambique yabafashije, dore ni Kongo yabafashije. Nuko nkuko babaye ntago bashobora kubafasha kubera yuko bazi ko muramutse mutari organized, muramutse mudashyizeho structure zo kwerekana yuko mwese uko mungana munyotewe no guhindura ubutegetsi. Hari bamwe benshi usanga ikibazo cy'ubutegetsi bararangije kwigira i Buraya kwa Rwota Amasimbi, bumva ko bitabareba. Icyo kunkotanyi ntabwo cyari kiriho, barababwiraga bati ibyo Buraya ni mubireke mubanze mujye ku rugamba, nimumara gufata igihugu murangije kugishyira mu maboko yanyu nibwo muzareba icyo kibazo cyo mu mahanga, ariko nimutahe dore mu mahanga ababyeyi bacu baraje, abenshi bapfiriye ahangaha, tubashyinguye kuri buno butaka, twagombaga gufata abo bantu tukabya kubashyingura mu gihugu cyabo, natwe nidutahe. Icyo kibazo gihari ni kimwe, iyo urebye usanga ari inde wakwemera gufasha abantu nabo ubwabo badafashanya? Ninde wakwemera gubaha ibikoresho mu gihe natwe ubwacu usanga tudashobora gushyira hamwe ngo twiyorganizinge? Usanga rimwe na rimwe ibibazo dufite ari natwe ubwacu tubyitera, ntabwo tuzi icyo dushaka icyo ari cyo. Zino nkotanyi zayoboye imyaka 600 zitsikamiye ubwoko bwa rubanda nyamwinshi, abenshi bari bagizwe n'abahutu n'abatutsi. Iyo myaka 600 nuwa ngo bari bafite intelligence ikora, twebwe ni zero. Bari bafite ukuntu ubwabo bari organized, icyo bashaka bakizi, abo bahanganye nabo babazi. Ariko usanga umuntu wangaha aratandaraje, yigize intore, ubundi ari muri diaspora, ubundi agiye Kigali gucinya inkoro, ubundi agiye Kigali kugambana, ubundi bamwohereje bati rwose we tuguhaye amafaranga ariko uzajya udukorera ibi ngibi. Ibyo byose ntago wigize ubona umututsi wagambaniye mwene wabo umututsi ngo ajye kumugambanira ku bahutu, ntibibaho. Ariko se abahutu bagambana ni bangahe? Abinjira muri diaspora ni bangahe? Abaje Kigali kwirirwa bacinya inkoro ni bangahe? Abo diaspora yirwa Kagame akoresha kujya kwica no kugambana no gutanga amakuru ni bangahe? Ayo makuru yose rero yuko abahutu batari organized, batari smart people, ku buryo babaha imbunda n'ibikoresho bakabaha backup, bafite intelligence nabo zirangiza gusetsera zikabona ko abahutu nta kigenda. Rero ibihugu ntabwo bishobora kwemera, Amerika ntabwo yakwemera gufatanya n'abantu kandi barangiza kubona ko nabo ubwabo badafatanya. Canada n'ibyo bihugu by'i Burayi ntabwo bishobora kubafasha ubwanyu mutayi mwabanza kwiyorganizinga ubwanyu ngo mwerekane neza yuko abantu bakeneye kubafasha, ariko kandi nanone mwebwe ubwanyu mugeze hehe mu bumwe bwanyu? Umututsi niyo uyu munsi haba ari ikibazo cyo kujya kuvuga ku butegetsi bwabo nk'abatutsi, niyo waba wamwiciye umwana nimugoroba murafatanya kubera ko arwanirira inyungu rusange zabo. Niyo wamwambura ukamufunga ukora ibishoboka byose, ariko bigeze ku nyungu rusange murafatanya kubera yuko inyungu rusange nizo ashyira imbere. Ariko bene data basangira ngendo bacakara bene wacu, murashaka ko ibihugu bibafasha, mwebwe ubwanyu mugeze hehe mwiyorganizinga? Mugeze hehe musaba ubufasha muri ibyo bihugu? Muri Malawi ubwanyu mugeze he? I Burayi aho ngaho ubumwe bwanyu bumeze bute? Muri ibyo bihugu byose murimo organization zanyu ni zingahe? Zihagaze zite? Ubumwe bwanyu ni 20%, ni 40%, ni 30%, ni 100%? Bari abatutsi bari smart, ibibazo byabo babizi, bazi ukuntu biyorganizinga, bafite amashyirahamwe yabo, bafite urugaga, bafite ukuntu bakora buri kimwe cyose, bakerekana ibihugu bati dore twebwe aho tugeze. Nabo bakoresha intelligence koko bagasanga amakuru umututsi wo muri Kenya afite niyo uwo mu Rwanda afite, niyo uwo muri Belgique afite, niyo muri Canada afite. Ariko saa y'uno munsi urabaza
abo ku rugaga muti FDL bimeze bite, ugasanga n'abantu nta nubwo bazi ngo FDL ibaho, ntabwo bazi ngo FRN ibaho, ntabwo bazi ngo FDL FOK ibaho, nta makuru bafite. Ngo rero niba nta makuru bafite nabo nta gihugu cyabafasha ubwanyu mutari mwiyoroganizinga.